nyarwanda iri kubica bigacika hano nkayabikuza, nifuza kubajyaho iyi website nk'abantu banjye ngo tuyikoreremo amafaranga. Nkwibutsa mbere ko dutangira iyi video, link yo kwiyandikisha urayisanga muri description ya mbere y'iyi video, abatazi description urayisanga muri comment ya mbere. Let's go. Ntabatindiye rero muri website, iyi website ni investment. Ukimara kwiyandikisha uri guhita uhabwa ibiceri 200 byihuse ako kanya waciye kuri link yanjye, uri guhita uhabwa ibiceri 200 byihuse. Noneho nyuma yo guhabwa ibiceri 200 ugenda ukanda hano handitse daily check-in, uraza ugakanda hano handitse daily check-in, uraza ugakanda hano handitse daily check-in, ndagira ngo kuri step by step. Buri munsi uraza ugakanda hano daily check-in bakaguha ibiceri 200. Guys, ibiceri 200 ntago ari bikeya. Muri nurebe video kuva itangiye kugeza irangiye, yongeye kwereka uburyo ubikuza muri application ndetse n'uburyo ushoramo n'uburyo ugura investment. Imagine gushora 6,000 bakajya bakungukira 1,000 cya buri munsi. Imagine gushora 12 bakajya bakungukira 2,000 bya buri munsi. Guys, aya mafaranga ntago ari make, ntago ari make. Murabizi iyi application ni nshasha, nudafatiranye amahirwe hakiri kare. Imaze 2 days, imaze iminsi 2 yonyine. Urabona muri check-in maze gukuramo 400, imaze iminsi 2 yonyine. Yitangire niba ufite 6,000 bishoremo, niba ufite 10, niba ufite 20, biterwa naho ushaka gushoramo. Gusa iyi application ikiza cyayo iracyari nshasha, isohotse nonaha, imaze iminsi 2 yonyine. Wayitangira, ntabwo ari nka za zindi murabizi nabo turi gukora iriya yindi nabaye muri iyi minsi, ntabwo irafunga. Abo twayitangiranye abenshi bamaze no kugaruka. Guys, rero murabizi mbazanira business namanje gukora review zibikurika kandi business nziza cyane zitanga amafaranga atubutse. Rero link nababwiye ko urayisanga muri comment, abatazikura muri comment muri description, tazikura muri description muri comment. Ariko ndabise murajutse hose muzi ko hareba, ariko hose mba napininzemo link ko hari abantu batazi muri description, ahariho bazi muri comment. Rero guys, nta kindi urakora. Ushaka gukora withdraw, uraza hano handitse withdraw money. Reka nze tumanze dukore withdraw, nyuma ndakwereka uburyo ukora account. Guys, butuje banza urebe video step by step. Urabona yuko hano minimum ni 2,000, nkuko uri kubibona hano minimum ni 2,000, bakata 8% byawe wabikuje. Uraza umanze selectingemo account, uraza umanze ushizemo account. Ndagira ngo kuri step by step. Guys, bazanira utuntu twiza hano, ubundi dukorana neza bashora mbere nibo babasha kubona agatubutse. Uraza hano handitse choose the wallet, ubanze ushiremo wallet account yawe. Ubwo ni uraza hano ubanze uyahingemo, uraza ukande hano handitse add. Ndagira ngo kuri step by step. Urabona ko iyi application n'ubundi nayo imeze nk'iyindi tumaze iminsi turi gukora amafaranga itari yahagarara. Murabiza bashoye muri application n'abatari bashora. Kuri YouTube channel ya Uzziel Tech Media nahanyujije video z'ukuntu muri application ushoramo, kandi yo ikiza cyayo kimara kwiyandikisha baguha 5 ukagiheraho ushora. Guys, rero iyi ngiyi nayo muyikora, ndi abashoye mwiriya iracyakora, ntabwo irahagarara. Nta namakuru mfite yuko izahagarara vuba, iracyakora. Muracyajya ibiceri, muracyaryoshye. Abashoye bari kugenda bavuga ibintu ni neza, ibintu ni neza. Mbibutsa ko ushaka kugira ngo duhurize hamwe ibitekerezo, link ya groupe urayisanga muri description no muri comment ya mbere. Ujoining iyo link, ujoining iyo groupe, tujye duhurizamo ibitekerezo. Abantu bafite Facebook account hari amahirwe yabonetse yo gukodesha Facebook account, ukajya ubona 4,000 ukimara kuyikodesha. Buri nyuma y'ukwezi ukabona ibindi 8,000. Rero na joining iyo groupe kugira ngo ujye ubona amakuru kuri ayo mafaranga. Amafaranga tuguha ushobora kuyaheraho ushora. Ubusobanuro bwinshi urasanga muri groupe. N'abatindiye mu magambo, uraza hano selectemo banki, selectemo izina ryawe, hano selectemo namba ihuye n'amazina washize hara hejuru. Reka nze tubikore tumurebe. Hano uraza ukande, hano hari abantu batari kubibona neza. Uraza ukandika kano kamenyetso ka hano, nyina kuri step by step ugakandeho gutya. Ukanda MTN, niba ufite Airtel ukanda Airtel, ufite MTN ukanda MTN. Ndaza mpite nshiramo amazina yanjye hano rya Uzziel. Hano mpite nshiramo namba yanjye ya MTN ihuye mereye kuri 7 ihuye
n'aya mazina yashizemo hano hejuru. Nkimara kubikora byose, icyo ndakora nta kindi, ndagira ngo kuri step by step. Nkimara kubikora byose ndahita nkanda hano handitse urabona ko bari kumbwira ngo mu zina habayemo akabazo bitewe nuko ndatangije inyuguti ntoya, nta zina ribaho, ugomba gutangiza inyuguti ntoya. Ndaza mpite nkanda add ngo kuri step by step, ndagira ngo ukurikire step by step. Ndahita nza nkande hano add step. Urabona ko added yabaye successful. Urabona ko nuza kureba hano, ndagira ngo kuri step by step, nuza kureba urabona yuko bari kumbwira ngo MTM yaziyeri nimero 0794 inshuro enye 512. Mwibutse ko zino nimero ite kibazo uranyandikira tukagikemura. Rero ishaka kugira ngo tutwahire ku buryo bwo gukora video, nta turagira ku buryo bwo gukora bwo gushora n'uburyo bwo kwiyandikisha. Uraza uhita ukanda hano uhite wadingamo ya account uyishiremo gutya, uhite hano uzushiremo, uhite ushiramo amafaranga ufite. Ni ufite ibihumbi 2 uze ubishireho. Urabona ko nubikuza ibihumbi 2 garakugeraho ari 1640. Guys, ukimara gukanda ko ufite 1640 biterwa nayo ufite ari yose, urahita ukanda hano handitse withdraw, kugira kuri step by step, kugira ngo ukurikire step by step. Urahita ukanda hano handitse withdraw now. Urabona ko twe kuri balance nta mafaranga ahagije dufite. Rero kanze nkwereke uburyo ukora account muri application n'uburyo ushora. Kanze nkwereke uburyo ukora account n'uburyo ushora. Gusa hari n'abinkwakuza barangije guca kuri link yanjye, bakaba bari barangije gukora account bitewe nuko abantu bamenyere ibya business, murabizi cyane. Rero icyo turakora nta kindi, ukimara gukanda kuri link ndabana gushire muri description, urareguka kuri iyi page imeze ukunguku. Ndagira kuri step by step, aha mbere uruzuzamo namba yawe, aha kabiri ushiremo password, aha gatatu uyishiremo. Hano haraba harimo code, hano haraba harimo code yanjye yo wagutumiye, ubwo ni yanjye. Ibi byo biri hano nanjye ni ibyo wanumiye, nubishiremo uko haraba harimo yanjye ngiye wagutumiye. Muno haraba uraza ushiremo iyi mibare uhereye kuri 5 7 2 8. Biraterwa niyo baguhaye. Ahantu ndigira ngo umve neza, hari igihe baguhaye imibare n'amagambo, iyo mibare uyitondeka uko bayiguhaye. Na hano rero iyo baguhaye n'imibare gusa uyitondeka uko bayiguhaye, nta kuvuga ngo muto ngo munini ngo iki, ubitondeka uko babiguhaye uhereye ku mubare w'imbere kugeza ku wanyuma. Kimara kubikora byose utukanda register, kuri step by step. Kimara kubikora byose utukanda register, kugira ngo kuri step by step. Kimara gukanda register rero ureguka kuri page imeze ukunguku, urakanda OK, urakanda OK. Niba udashaka kuba joininga kuri WhatsApp, kuri Telegram yabo, urakanda OK. Wowe uzahita uzuho kandi hano handitse daily check-in, kugira ngo ubone zira desa wemerewe ku munsi. Uzaza ukanda hano handitse daily check-in, uhite wongera uze umanuke ukanda hano handitse daily check-in, nanone uhite uhabwa desa. Urabona ko iyi application imaze 2 days, uhabwa izo desa. Ukimara gukanda guhabwa izo desa rero, kugira ngo nkwereke uburyo bwo gushora muri application, uzaza ukanda hano handitse make deposit. Ndagira ngo kuri step by step, ndagira ngo kuri step by step uzaza ukanda hano handitse make deposit. Guys, nkwibutsa gukanda subscribe. Hano uzaza ushiremo amafaranga ushaka gushora. Urabona harimo uburyo bwinshi bwa gushora 6 10 20 28 5 4 100 230 363 1,760,000 uraza ushore ayo ushaka gushora. Reka nze wede twe dushaka gushora 5,000, turaza tubikandeho. Ndagira kuri step by step, turaza dukande kuri 6,000. Tukimara kubikandaho birahita biza hano nkuko ubona. Bikimara kuza hano turahita dukanda hano payment channel, tukanda hano handitse deposit now. Ngo kuri step by step, ndagira ngo ukurikire step by step. Uhita ukanda hano handitse payment method, uzaza uhitemo hano
ubundi abashoye muri ya yindi ya mbere n'iyi ngiyi gushora ndakeka bamwe banabirangije kuko bikora kimwe. Uzaza hano uhitemo umurongo ushaka gukoresha wohereza amafaranga. Niba amafaranga yawe ari kuri Airtel uzakoresha Airtel, niba ari kuri MTN ukoresha MTN. Ukimara guhitamo MTN hano uzaza wandikemo nimero ya MTN ushaka gukoresha wishura, kuri step by step ukoresha nimero ya MTN ushaka gukoresha wishura. Ukimara gukora rero uhita ukanda hano handitse gutya, ndagira kuri step by step uzahita ukanda hano handitse confirm payment, ukanda confirm payment. Ukimara gukanda hano handitse confirm payment urabona barakubwira ngo copy the wallet account, uzahita ukanda hano handitse go. Ibindi byose uzabire ushaka wakopiye namba cyangwa se ukayihorera. Ikiza no gukanda hano aho klika muri step ya kabiri, nta kintu ushiramo hano, nta kintu ushiramo kuko wowe ukigera kuri page uraza ugakanda hano handitse go, nta kintu uhinduyeho. Uraza ugakanda hano handitse go kuri step by step. Ndagira ngo ukuri step by step. Wowe ukimara kugera kuri page imeze gutya, ugiye kwishura kuri iyi namba hano inyuma uzaza uhite washira urwego, uzaza washire urwego gutya. Wowe nta uzakanda, uzahita ushiraho urwego. Ukimara gushiraho urwego uzahita ukanda kuri simukadi ufiteho amafaranga. Ukimara gukanda kuri simukadi yawe ufiteho amafaranga bizahita byikora automatically. Bazahita bakubwira ngo ugiye kwishura iyi nimero, nta kintu uzahindura, uzaverifie ko nimero ugiye kwishura nta kintu wahinduyeho, nta mubare wavuyeho, nta no wahinduyeho. Bazahita bakubwira ati ugiye kwishura 6,000 cyangwa se 10,000 cyangwa miliyoni n'ayandi kuri iyi nimero ya kanaka, uverifie ko ari iyi nimero neza, ubundi uhite ukanda umubare w'ibanga uyohereza. Ukimara kuyohereza uzahita ukuri page inyuma gutya. Ukimara kohereza kuri namba 0788544889 uzaverifie ko nimero ugiye kohereza amafaranga ari iyi ngiyi. Ukimara kohereza amafaranga uzagaruka inyuma muri telefone yawe, uzahita uyasanga hano kuri toto, hano kuri account balance. Kazaba gari hano kuri account balance. Ndagira kuri step by step. Yakimara kujya hano kuri account balance wowe uzahita uza hano handitse product, uzahita uza hano product, hano handitse product uhitemo product ushaka kugura. Urabona iyi product igura 6,000 bakajya kungukira 1,000 cya buri munsi mu minsi 90 ukaba ukuyemo 180. Mu minsi 180 sorry, ngiyi hano iminsi 180 ukaba ukuyemo 180. Urabona ushora 12 bakajya kungukira 2 bya buri munsi, ushora 28 ukajya kungura 5 bya buri munsi. Guys rero icyo ngusaba no gushishikara online hari amafaranga gukora amafaranga aya mafaranga bari kwibunza nagucika. Guys rero nk'ibisanzwe YouTube channel ya Yuzuye Tech Media nababwiye ikitasobanukiwe, groupe ya WhatsApp, link ya groupe ya WhatsApp iba ipininze muri description, uyijoininge duhurize makuru hamwe muri iyo groupe ya WhatsApp. Guys rero nacoreje video y'uyu munsi yari Yuzuye Tech Media. Uyu mushasha wiko gukanda subscribe usanzwe, wibuke kulakinga iyi video, kwisharinga inshuti zawe zose uzi neza ko ushaka gukora amafaranga online. Imana ikomeze ibahe umugisha, ibarinde cyane kandi mujye mwibuka gusenga. Hallelujah.